Shalom shalom bakunzi bene data, ikaze nanone mu kiganiro cyacu ukuri kwahindura ubuzima bwawe mu minota 5 gusa, kandi mu by'ukuri Imana yacu irakora. Haleluya. Yesu arakora, Yesu ni umwami, Yesu turamwiringiye. Nizere ko umeze neza, urimo kunkurikira haba mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose, umva iri jambo ry'Imana wese akaba agiye kubyuka ashima Imana nk'uko tubimwifuriza. Rero amazina ni Pastor Urukundo Genevieve, bahaye ikaze kuri Camera Gospel TV Show. Imana ibahe umugisha rero kuko mukunze kudukurikira kandi mukamukunze gukurikira ijambo ry'Imana. Ni ukuri kandi Uwiteka akomeze kubashyigikira muri byose. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umugisha, ni umunsi w'umunezero, kuko buriya tuzi neza ko Abayisiraheli isabato yabo yari umunezero, yari umugisha. Nanjye rero ndakwifuriza isabato nziza, ndakwifuriza umunezero w'Imana, ndakwifuriza ibyishimo kuri wowe. Si umunsi uhindura amateka y'ubuzima bwawe. Reka dufatanye gushima Imana hanyuma tubone gusoma ijambo. Data mwiza, turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Tugushimiye ko utugiriye neza ukaba utwongereye umunsi w'ubuzima wo kubaho, kandi Mwami tutirengagije ko hari benshi bavuye muri uyu mubiri. Ntabwo Mwami twagira icyo tubikoraho ngo tugire abo tugaruza, ariko tuzi ko utanga iherezo ryiza. Turagushimiye ukomeza imiryango y'abagize ibyago. Turagushimiye Mwami Yesu urwaza abarwayi. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo ko tugereraho tutagera, utureberaho tutareba. Urakoze abari mu ngendo, uhire ingendo zabo, kandi abari mu mirimo nabo ubafashe ubakomeze. Uwiteka urakoze. Igitondo kibi cy'umugisha n'umunezero, kandi turagushimiye ko ubikoreye kwiyubahisha mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nk'uko tubigarukaho n'ubundi buri munsi tumenya ibiduhiga. Ndagira ngo uyu munsi tuganire ku ijambo ry'Imana riri muri gitabo cya Zaburi, igice cyaho ni 30 umurongo wa 12. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana avuga ngo, Uwiteka nyumva, babarire Uwiteka mbere umutabazi, uhindure umuborogo wanjye imbyino, unkenyuruye ibigunira byanjye, nkenyeze ibyishimo, kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbire ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye, nzagushima iteka ryose. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana dusomye ririmo ibice bitatu. Igice cya mbere, muzi ko mu isezerano rya kera Abayisiraheli iyo babaga bafite ikintu kibabaje imitima yabo, wenda dufatiye urugero kuri Esiteri na Morodekayi. Morodekayi yatumye kuri Esiteri, arangije aramubwira ati, ahari aho wenda uzagira ngo ni wowe uzarokoka wenyine mu bwoko bw'iwanyu. Ntabwo ari byo, aho wicaye aho ngaho wakagize icyo ukora. Umukobwa nta kindi yamusubije, yaramubwiye ngo nimugende mufate iminsi musenge, nanjye n'abaja banjye tubikora uko. Byasabaga gusenga, kwerekana ko bari mu gahinda, no gusenga bagomba gukenyera ibigunira. Ijambo ry'Imana muri Zaburi riratubwiye ngo unkenyeje ibigunira byanjye. Mu by'ukuri gukenyera ibigunira ni umubabaro, ni ukuboroga. Mu by'ukuri ni ugusenga ufite wibabaje, ni ugusenga kugira ngo Imana yumve gusenga kwawe. Niwo wari umuco wabo. Uyu munsi rero hari icyasimbuye ku kuboroga no kwambara ibigunira: amaraso ya Kristo. Twebwe turi mu isezerano rishya, Abakristo turasenga, ariko kandi tukanizera. Twizera ko Kristo ari umucunguzi wacu, ari umurengezi, ari umutabazi. Ndagira ngo muri iki gitondo wongere ikindi gice cya kabiri wumva. Mu by'ukuri abantu barimo guhura n'intimba zitandukanye. Umuntu arimo arababazwa n'ibyo yumvise, n'ibyo abwirwa, igenda byita wenda gutoteza. Urimo uratotezwa, hari ibintu utabasha gusohora ngo ubwire undi muntu. Urimo urahura n'ibindi bintu runaka bidasanzwe ku buzima bwawe. Ndimo gusomera ijambo, natekereje cyane ukuntu hari igihe ukomeretsa umuntu utabizi, umuntu agahora ababaye, ababajwe n'ibyo umubwira. Murabana, abazaguhungira, wenda uri umugabo cyangwa uri umugore, uri umubyeyi se, iryo toteza rigahora mu mutima we. Ndagira ngo nkubwire ngo Umwuka Wera iki gitondo agusange, agenzure ibitekerezo byawe, agenzure umutima wawe, kandi aguhe amahoro, aguhe ihumure, kugira ngo nawe ubashe guhumuriza abandi. Turafatanya gusenga uyu munsi rero, tunaniza izo mbaraga zagutotezaga, tunaniza
iyo gahunda ya satani, iyo sisiteme satani yagushyizemo, ni ukuri hari icyayikuraho. Mu minota 5 gusa dusengana, ndabizi neza ko bishobora guhinduka, kandi ndabizi neza ko ijwi ryawe ni watuza akanwa kawe, ijwi ryawe Imana iraryumva cyane kandi irakugirira neza. Indi ngingo nshaka kubabwiraho ni iyi ngiyi ivuga ngo imbyino zanjye, mbese muri make imbyino zawe ni imibabaro. Kandi ubundi iyo tubyina tuzi ko tuba twishimye. Umuntu abyina kugira ngo asusuruke, kugira ngo anezerwe, kugira ngo abantu bishime, ariko wowe imbyino zawe zabaye ibyishimo, imbyino zawe zabaye umubabaro, zabaye agahinda. Ni ukuvuga ngo mu gihe abandi barimo baririmba ngo amahoro meza, wowe uba wumva nta mahoro ufite, uba wumva ufite ikintu kikuri hejuru kidashobora gutuma ushobora kubyina ngo amahoro meza utega amaboko. Turabimenyereye ko ababyina batega amaboko, none rero wowe ntutega amaboko. Niki kikubujije gutega amaboko? Niki kikubujije kwishima? Ayo maboko yawe hari aho azirikiye, hari aho satani yayabitse. Ndagira ngo dusengane, twumva neza, dusengane, ufate umwanya utekerezeho, Umwuka Wera agusange, kandi ndakwizeza ko nukizana, ndabizi neza ko uzatanga ubuhamya. Kandi igitekerezo cyangwa ukagira icyifuzo, wandike muri comment kugira ngo tugufashe, cyangwa se uhamagare nimero turi bwandike ikiganiro. Reka dusenge. Mwami Yesu, turagushimye, udukenyuruje ibigunira twambitse ibyishimo. Turagushimira ko imibabaro yacu, imiborogo, imbyino niko ijambo ry'Imana ribivuze. Turagushimira ko Kristo mwiza, imbabazi zawe zihoraho iteka ryose, wongeye kutubera umunezero, wongeye kutubera amahirwe. Turagushimira ko Mwami, uyu muntu watsindwaga mu bintu byose, icyo yinjiyemo, icyo afashe cyose kikanga, Mwami turagushimira ko ugiye kumugirira neza. Uwiteka Mana, hari n'ikindi cyari cyaramuteye, ndetse mu buzima bwe yahoraga afasha abandi ariko we ntagire abamufasha, yahoraga aha abandi impano ariko we ntagire umuha impano. Ariko ayo mahirwe muri iki gitondo urongeye kuyakingura. Kristo mwiza, ndabizi ko aya mahirwe yatanze muri iki gitondo umuntu wese wumva ubuntu bw'Imana, umuntu wese urimo gukurikira iki kiganiro cyahindura ubuzima bwe mu minota 5 gusa, ndabizi ko ugiye kumugira neza. Hari abatsindwaga kandi bafite ukuri, ndabizi ko ugiye kubatsindishiriza. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro yuko ugiye kwinjira mu buzima bwacu. Hari abanyarwanda Mwami bagukeneye, bashinze amavi, bagupfukamiye, barimo kukuririra, basengera igihugu, basengera imiryango yabo. Turasenze kugira ngo iki gitondo wumve gusenga kwabo. Kandi Mwami Yesu Kristo, hari abantu bari ku isi hirya no hino badukurikiye, bazumva iki kiganiro, bari babuze amahoro mu buryo butandukanye. Mwami Yesu Kristo, turakwinginze ubagire neza. Hari abafite depression, nakwinginze kugira ngo bakize, izi nzira zabo zose uzifungure, ubaha amahirwe yo kongererwa ubuzima, ubaha amahirwe y'iterambere mu mubiri no mu mwuka. Turagushimiye Data, nuhabwe icyubahiro. Urakoze Kristo mwiza, turagushimiye cyane, tuguhaye icyubahiro. Kandi ntabwo nasoza ntasabye umugisha Mwami, ndasabira umugisha igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi bacyo, ndasaba umugisha Mwami ku bana bacu, igihugu cy'iterambere, ndasaba umugisha Mwami ku bantu bose badukurikiye ku isi, ndasaba umugisha Mwami ku bakozi ba Kamera Gospel Show, ubaha umugisha Mwami Yesu Kristo, ubagura imbago, ubaha ibikoresho bizima, ubagirire neza, ubahindura abadasanzwe, ubakorere, ubagire abavugizi ku isi. Mwami badufasha muri uyu murimo wo kwamamaza inkuru nziza Yesu Kristo. Turakwinginze kugira ngo nabo wamamaze imitima yabo, bagucire bugufi, bakumenye kuri Imana itabara. Turagushimiye ko uyu mwene Data yumvise gusenga, kandi turizeye ko ubikoze, umubohoye yizingoyi, umukuye mu gahinda, umukuye mu mibabaro, umwambitse ibyishimo, ndetse umuhinduye imbyino, kandi umukuye igisuzuguriro, umwambitse icyubahiro n'agaciro, mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom, Imana ibahe umugisha, ugire umunsi mwiza, ndabakunda.